Byansabye kuza gukora iyi video nimugoroba kugira mubone ubwiza bw'iyi nyubako iri ku giciro gitoya, ifite parikingi y'imodoka ebyiri ndetse n'ibyumba bitatu, ikaba ifite dushe na tuwarete imwe mu nzu, salo na salamanje ndetse n'igikoni. Ni inzu iri mu karere ka Rubavu, ni inzu nziza cyane, nibwo icyuzura turi kuyigurisha kuri miliyoni 50 gusa zitaganirwaho. Iyi ni inzu wagura ugahita uturamo ako kanya. Buri kimwe cyose kirasetinze, nababwiye ko uyigura ahita ayibamo nta kintu ahinduyeho. Iyi nzu rero iri mu kibanza gifite ubuso 250, ni hafi na kaburimbo muri metero 10, ikora ku mihanda ibiri yose, ifite uburyo waparika hanze imodoka zirenze ebyiri kandi ziparitse neza kuri pariseri. No mu nzu nababwiye, mu gipangu nababwiye ko imodoka yaparikamo bigakunda cyane. Ngaho mushabuke, amahirwe ni ayanyu kandi amahirwe aza rimwe mu buzima. Murabona ko byose bihari, amazi n'umuriro ndetse n'aho kwanikira harahari aho mureba. Karibu.